nuko byakomeje Katurore umwicanyi yabayeho ubuzima bwiza ndetse yageze amutera n'inda we kakana wa mwana niwe mabukwe niwe marene niwe wamaye pass ntabwo nari nzi ko umwicanyi mubi nk'uwo yagira inkuru nziza nk'iyo y'urukundo pe none se yigeze abwira umugore w'akazi kanyaka akora buriya abagore benshi sheri ariko ukora iki ko mbona ufite amafaranga oya nje mfasha polisi n'abasirikare muri operasiyo zabo urumva sheri umeze nk'ukorera leta ariko twe dukorera mu bwisho sheri nimba hari akazi keza ka mbere ni akazi ukora mu bwisho nta muntu ukubona ariko akaba ari akazi ukora ngo ufashe abantu benshi nuko umugore we yamubwiye umugabo yaravuze twe turi nka ba bantu bakorana na polisi muri operasiyo zabo n'abasirikare dukorera igihugu kidutuma ariko nyine dukorera mu bwihisho umugore avuga ati nimba ari akazi kiyubashye ka mbere kabaho ni akazi ukorera mu bwihisho ariko kagamije gufasha abandi bantu aho uzi nk'umuntu ufasha abantu atiyerekanye uzingorora n'abafite mu ijuru niko yamubeshye buri abagabo banyu bagiye babeshya nyine ngo bafite ibintu bakora ariko nabicanye hano none se abantu bica abantu mwumva ko ari bande nabo bagabo banyu Indian jurisdiction in escape and criminal to matladte international jail lo uraza gufungwa muri gereza mpuzamahanga niba bamenye ko wagiye kuvugana n'umwicanyi cyangwa se umugizi wa nabi letter kuda panchayat ikre unava kandi nta nubwo nagufasha ondaruta IST kalsosna gadan chestnanu return immediately itugaruka mu buhindi gitaraganya twamenye ko wagiye gura n'abagizi ba nabi ono Aroji Pramod nende kodlesaru none se Pramod ubundi kuki mwamusezeri muzima kuki mutamwisha aravuga wa mupolisi waro none ari kumamagara తెలియాలంటే nimba ushaka ibyo kubimenya argasiram madhyaratriya mondi motubari chesina byagusaba kumenya ikintu cyangwa se byagusaba kumenya idayimoni uwo munsi ryaje rikarimbura abantu uwo munsi bose gakura ibintu mu nzira byagenze bite irimbuka ryabaye ni irihe siram madhyaratri umva iryo joro ntabwo ryari risanzwe nta muntu n'umwe wakubwira igururega nk'uko nayikubwira njye nakubwira detaye ku yindi hari ibyana bifite amagambo ya kipe y'abasirikare bo muri iryo joro yohereje drone drone ije ibona ba minisita baryamye hanze ariko hari abasivile baharyamye ndabonamo na minisita kira ni ikigori cye ndabona ari n'undi uri kuza aho kanya yahise na wa mupolisi redi haje n'ikindi kigoryi ఏంది సారీ డెడ్ బాడీస్ we imirambo yose rano ni yiki తమందిని చంపి సమ్మగా చెట్ల కింద పడుకున్నారా gute mwakwica abantu mukaba muryamye mufite amahoro అర్థమైందా ఆడేంది burani kabyumva తనని లోపల లాగున్నాడా bebe అయిపోయాడు ఇదిగో నేను సిఎస్ oya uyu nafande cengari redi లోపల ఎవరున్నా giye kubara gatanu మంది పోవాలా abari mwe imbere musohoke mwamanitse amaboko ngo mupolisi iki kigoryi sound pollution umuntu uri kudusakuriza ninde ariko iyo sound pollution numva ni yandi bamwita cengari redi ngo ni umupolisi wina uyu mugabo ariyemera shaho bya bindi nyine polisi ijya kumva ngo yaje gufungira utubari hari ukuntu urusaku rwanyu nyine n'uwari uri kubangamira abantu cinema mundo cye uyu nawe nyine nibyo yavuze deadland మూడు gatatu iki kigoryi వచ్చిన హలో చెప్దామా reka tumusuhuze rimwe ni mudasoka tegani ఎవడినేదిలే ntago yakumva bamweretse sample baramusuhuje bamaze kumuha demo yese yiyunga ku bandi aricara ariga araryama ariga ako kanya hahise haza ikipe y'abasirikare batojweho ubuhindi batangira kurasa iburyo n'ibumoso rabe icyana kiri kubara inkuru cyari kihibereye ya ntwari yacu nayo itangira kubatamo బాతు పిల్లలు tangiye kubatamo అంటే అతను గన్తో మిగతా బేబీ గన్స్ అని షూట్ చేసేలాడు umuginga yateguye imbunda ze సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ku buryo iyo arashe isasu స్టీరింగ్ తిప్పితే మిగతా uruhande arashamo imbunda zizengurutse urugo rwe nazo zose ariho zirasa జాగ్రత్తగా ఆలోచించి intwari yacu yari irenze కొడదని కావాలని abasirikare ba leta ntabwo yashaka kubica yabarasaga ku maguru gusa అడుకుని దేవుడు దండం పెట్టి wagira ngo bari basije basenze imana నాకు తెలియదు abasirikare ntabwo yabishe yishe ibyiye ariko abasirikare ba leta baje akajya barasa mu maguru gusa yarabaremaje నా ఏరియాలో అసలు ibiki biri kuba mu gace nyoboye ceceka wa kigoryi undusha amapeti sindi minisita ఇక్కడ 10 ఏళ్ల నుంచి ఓ గాడ్జిలా ఉండదురా hari ahantu hatuyemo gozira జబర్దస్తులు చూడడం తప్ప ఏ ఫోటోలు ఏ పావుండదు ఏనాడాలను చూసి usakuza umeze nkaho hano hari kuba komedi అక్కడ సజ్జికాయల స్ట్రైక్ జరుగుతుందిరా hano turi kwirebera iyataka ridasanzwe స్ట్రైక్ rabe ibyo ni byabaye
muri ministeri y'umutekano w'igihugu bararebaga hashize amasaha 5 అంతసేపు ఏం పీకారు inshuro izi saa zose mwakoraga iki ఆ కొండ మీద nta kintu twakoraga ku musozi hari umuntu wadutesheje umutwe బయటికి కూడదంటరా urebe ministeri y'umutekano bari kurebera kuri kamera byabacanze ఇక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళే చుక్కలెక్కెడుతున్నారు n'abasirikare b'igihugu bakomeye bananiwe kugira icyo bakora none umupolisi nkanjye nakora iki శ్మశానంలో ఉన్నావు సభలో లేవు hano tumeze nk'abari kwirimba అడిగో urebe ప్రోటీన్ చాలా తెలివిగా ట్రిక్ చేసి ఒక స్మోక్ బాంబ్ రెడీ no abasirikare bahise bakuraho bombe z'imyotsi kugira ngo barushe ubwenge umuntu batangira kuzinagamo imbere ni special force baba baratojwe batangira kwinjira మొత్తం umwotsi wuzuye ahantu hose బ్లైండ్ చేసి ku buryo intwari yacu itari kubasha kubabona ngo ibarase urebe abasirikare barinjiye baba baratojwe muri ministeri y'umutekano bararebaga సౌండ్ ako kanya numvisha urusaku rudasanzwe n'umwana uri kutubwira inkuru iki cyana kiravuga shawo నన్ను ఎత్తుకుపోవడానికి హెలికాప్టర్ వచ్చినట్టుండదురా haje kajugujugu muri ako kanya ఆ లోపల ఉన్న గాంచెలాగా నెట్టబడానికి వచ్చింది urakeka indege yakwica ngo ziririmo imbere Godzilla go indege yatangiye gushwanyaguza inzu na za mbunda za wa mugabo areba ubona ko isosi yiguyemo inshishi batangira guturitsa ఫైరింగ్ కి మిగతా గన్స్ ఫైరింగ్ కి 1 సెకండ్ తేడా ఉంటుంది. Do you see anything? hari ikintu uri kubonara uyarebye అది అబ్జర్వ్ చేస్తే nureba neza imbunda ziba zishyize hasi noneho bagiye kurasa imbunda ya nyayo స్నేపర్ మన హీరో sniper umwe yabonye wa muntu wacu I got him on my side. ndamubonye Take the shot. murase take the shot fire hey! umusore bamushyizemo bano bari abasirikare b'igihugu batojwe baramurashe uwo munsi ibi ni ibyabaye kuri uriya musozi na ఈ గొప్ప ప్రేమ కథ వెనకాల buri nkuru yose y'urukundo igira iherezo ryayo ఊహించని bahite batugarura hano umugabo yari yarateye uyu nguyu inda సరిగా చూస్తున్నాడని uyu mugabo umunsi atandukana n'umugore we ntiyari azi ko aribwo bwa nyuma mubonye yamusize ku ishuri amwigishirizaga abana తల్లో చూసే ప్రమాదం zamanuka tujya tubona mu makuru జరిగింది. uwo munsi zarabaye kuri rya shuri yigishirizagamo abana b'incuke hari ibyebe byahaje birasa abantu birasiramo abana birasa na wa mugore wari utwite సెంటర్లో ibyebe byararashe చేశారు birasa wa mugore racana apfiramo nyagasani na kakana ka marene kamuhaye pase kapfiriyemo na madamu wari utwite yararashwe uwo munsi katurura ibyebe buriya biraza ahantu bikaturitsa nta gahunda mufitanye nta kibi wabakoreye bakakwica mugabo ya jano Suhana mumbabarire Suhana 10 మంది పిల్లల్లో hapfuye abana bagera kuri 18 నా కూడా ఉంది umwe muri bo yari Suhana ni kakana ka marene Suhana ni marene kamwe kamuhaye pase kamuturishije hasi yatangiye kwibuka kana kamuturishije hasi yo ariko kapfuye వాళ్ళతో పాటు racana umugore wanjye tangira kwibuka racana yaje kureba umugore we yari atwite yamusanze natarashira mu mwuka bashyiraho za bomboni bimeze bita umugabo ibi nibyo bari banje kutwibutsa mbere yuko tugaruka kuri tere aho byabereye umugore bahise bamukubita muri ambulance igitaraganya birukanka bareba ibyo ari byo hari ikintu nshaka kukubwira mugabo wanjye wivuga sheri wumva amagambo umugore yabwiye umugabo we ikintu nshaka kukubwira umugore yabwiye umugabo ati mugabo wanjye iyo uza kuba uhari wari kuturinda nta n'umwe wari gupfa icyo cyo ndakizi guhera uyu munsi ahantu hose uzajya buri mugabo wanjye hajye haboreka ubuzima mbega ujye utabara ubuzima bw'abantu ahantu uri ujye utabara ubuzima bw'abantu bujye bumera neza ahantu uri kuko ndabizi iyo uza kuba uhari wari kudutabara ntuzigere uhinduka sheri uzaguma uri umuntu mwiza nk'uko wambwiye ngo uri umuntu mwiza utabara ubuzima bw'abantu yari yaramubwiye ko akorera leta uzakora uko ushoboye ntazagira umuntu wongera kuraswa nk'uko ndashwe n'ibyihebe niyo magambo umugore yabwiye umugabo wagiye gupfa abaganga bazanye inkuru yarayibwiwe ibi ni byabaye imyaka 10 ishize
umugabo aho leta z'isi zamubuze akabura ahantu asigaye akorera ubwicanyi bwe cyangwa ibintu asigaye akora aribwo yahise ajya kwiturira kuri uriya musozi. Gore umugabo yaje hano ninde wabikoze? Ndashaka details z'abantu barashe hariya hantu wereke. మనం సిద్ధంగా లేనప్పుడు వచ్చే యుద్ధమే కర్మ. Ati intambara nyinshi zikunze kutugwira tutaziteguye akenshi cyangwa se intambara zidusigira ibibazo mu buzima bwacu ni za ntambara zidutungura tutaziteguye. షూట్అవుట్ కి 6 నెలల ముందు మేము తీసుకున్నాం. Ati uwo munsi byatubayeho byari ibikorwa mbega ni karuma yari twituye ibyo twari twarakuza amezi 6 yarashize byari byaragenze gute? రూపంలో ఆ రోజు మాకు పరిచయం అయింది. ఏంటి కాంట్రాక్ట్? ఇల్లీగల్ గన్స్ చేతులు మారుతున్నాయి. urebe sasa ibintu byabaye hari ibyeba amezi 6 yarashize byari byaraguze imbunda. Ibyo byebe bimaze kugura imbunda polisi irabyataka ngo izifata ibyo byebe n'izo mbunda. Ibyo bimaze kuba iyi ni polisi షూట్ చేసి పడదంపాల్సింది. uriya mupolisi twakabaye twanamurashe. uriya ni papa wa Suhana ntabwo twamurasa papa wa mugore bashakanye. Umusore yarasigaye akunda Suhana. Ngwino cyabaye niki? Uyu mugabo ibye byaramwishyura gatatu tuzagura imbunda uzazo turinde polisi. Uyu musore yanze kwica papa w'umukobwa yakundaga arasa ku ruhande ibyebe biracika bicikana intwaro. Ibyebe byacikanye intwaro uwo munsi ibyebe byacikanye intwaro bitabawe nande n'umusore wacu ndetse uyu mugabo mubona ni papa wa mukobwa bashakanye akamutera inda. Ntago twari tuzi ko izo mbunda uwo munsi dutabaye ibyebe ngo zitware kuko twakoranaga abagizi bana nyine bajyaga bamuha akazi yice agira ate izo mbunda ntago ari zo twari tuzi ko zizagaruka ibyebe bikazikoresha. Birasa ubuzima bw'inzira karengane harimo n'umugore wacu wari utwite. Nibwo twabonye ko uwo munsi iyi mbunda zigoye mu maboko y'abantu babi zikora amakosa mabi cyane. Buri imbunda iyo ziri mu maboko y'abasirikare y'abapolisi zikora akazi keza cyane ariko imbunda iyo ziguye mu bagizi ba nabi zikora ibyaha zikora amahano. Yarababaye abantu yatabaye imbunda zabo zikagenda niyo bazengurutse baragaruka bica inzira karengane. చూడని మనిషిని నాకు చూపించింది. Uwo munsi akimara kumenya ko ibikorwa yakoze byo gutabara abagizi ba nabi yahise ahinduka umugabo ntigeze menya. Yarahindutse abasahadevu ntigeze menya. Uwo munsi Sahadevu uwo munsi yahindutse azi kuzi gutabara abantu imbunda zikajya mu bugizi bwa nabi izo mbunda akaba arizo zigaruka zikica umugore wawe. Umugabo byatumye ahinduka cyane ko umugore we yaramusize amubwiye ngo బాకి నుండి వచ్చే బుల్లెట్ ఆగేది ఎప్పుడో తెలుసా? అది పట్టుకున్న వాడిని తాకినప్పుడు. Katurore umugabo uwo munsi yarahindutse tangira kubona ko ibikorwa bye yakoraga by'ubugizi bwa nabi ari byo byazengurutse bikagenda bikagaruka bikagira ingaruka ku mugore we. Buri hari abantu benshi bagenda bagakora ibikorwa bibi hanze bakarinda imiryango yabo ibyo bikorwa bibi ariko ibyo bintu birazenguruka nabo bikabagarukaho. Suzi ibipapa byirirwa biryo utwana tw'abandi se bishaje ibyo bifite abana b'abakobwa byirirwa bashyira ku murongo nimugakora ibintu birazenguruka bikakugarukira niko karumikora. Uyu mugabo nawe yatabaraga yarindaga umugore we n'umuryango we imbunda ariko ibye bakazitabara ngo bijye kwica imiryango y'abandi biramugarukira naho umuryango we barawurasa. Nibwo yahise yicara ariga. ఈ రోజు నీ గురించి Yahise abona video umugore yasize yifata. Umugore yajyaga yifata bwabo video njya mbona abantu basigaye bifata bagashyira ku mbuga nkoranyambaga. నేనేమనుకుంటున్నానో మాట్లాడు. Uyu munsi reka mbwire sheri wanjye ukuntu umutekereza. బుల్లెట్ శబ్దం అంటే కాపాడే శబ్దం అని. Ati sheri wanjye ukuntu nakubonye uri umuntu utuma abantu bongera kugira ibyiringiro byo kubaho ukoresheje urusaku rw'isasu ryawe. Uyu mukobwa yarazi ko no mugabo arasa abantu babi agatabara beza atazi ko ikigabo cyahubwo cyicaga abantu umuntu cyatabaye wenyine n'uyu mukobwa kimurinda abagizi ba nabi. నన్నంటే సాయం చేసే Sheri niweho umuntu watumye imbunda yitwa ikimenyetso cy'umutekano abandi bayikoreshaga barimbura abantu. మంది ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉంటున్నారు అంటే nimba abantu benshi baryama bagasinzira amahoro ఆయుధం పట్టుకొని ni ukubera ko umuntu nkawe imbunda ibiri mu maboko meza y'umuntu nkawe ubasha kubarinda. Buri impamvu muryama mugasinzira nuko imbunda ziba ziri mu maboko y'abantu beza b'abasirikare mubona n'abashinzwe umutekano. Ziramutse ziri mu maboko y'abantu babi mwaryama se mugasinzira nako ibyo murabizi kundusha. ఆ ఒక్కడు నా వాడపడం. Nishimiye ko ni amagambo umugore yasize yifashe kuri video. Nishimiye ko umugabo mwiza ku isi utajya uryama kugira ngo abaturage bagire amahoro ari umugabo wanjye ari we weho. Umugore yabivugaga atazi ko ikigabo cyari icyicaye. Kumwe tujya gutereta tubeshya abakobwa
ngiye ntabwo njya gutereta mvuga ko ndi umusobanuzi wa filime reka abakobwa ngo ntabwo babikunda ngiye kandi ubu ngubu nsigaye nkora muri ministeri imwe cyangwa indi no muri bya bigo bikomeye umukobwa arongera avuga ati abantu barimbura ubuzima bw'abandi bakoresheje imbunda abo bantu ni ba sekibi ni amadayimoni ariko umugabo wanjye wehe imbunda uzikoresha utabara ubuzima bw'abandi. Iyo ni video umugore ajya gupfa asigiye umugabo azi ngo umugabo wabwira n'umuntu muzima noneho uhagarika abagizi bana abakoresheje imbunda cyangwa ibyebe uwo muntu ubundi ngiye mufata nk'Imana. Ni amagambo umugore yabwiraga umugabo we. Uwabwira ibaze kuba umugore we yapfuye uzi ko ari we wabiteye uri ikicanyi ugasanga umugore we yasize video yagutakageza avuga ukuntu uri umuntu mwiza ko umuntu uhagarika ibyebe cyangwa uhagarika ubugizi bwa n'abakoresheje imbunda awo muntu aba agomba kugereranywa n'Imana. Umugabo yari kandi uhita uvuga uti kuko ndi umuntu mubi akoze ibyaha besha umugore wanjye ngo ndi umuntu mwiza kandi umugore wanjye azi ngo ndi umutabazi w'abantu. Imana ibera ahantu hose icyarimwe nawe nabonye ari kumeze ahantu hose nabaga ndi wabaguhari ukanabara aba ari nako uzajya utabara abandi bantu bose uzakomerezaho. Uriya mukobwa yankunze atanze yambonaga mu mucunguzi icyo cyizere yangiriye ntabwo ngomba kumutenguha. Niyo magambo umugabo yasigaranye. Nimba umugore yarankunze azi ngo ndi umuntu muzima w'inyangamugayo utabara ubuzima bw'abantu ngo ndetse nkoresha imbunda ntabara ubuzima bw'abantu guhera uyu munsi icyo cyizere umugore wanjye yangiriye akarinda apfa aricyo kimfitiye ntabwo nzamutenguha guhera uyu munsi. Buri mbunda yose iri mu maboko y'umugizi wa nabi cyangwa se y'umuntu idakwiye kuba ari ayifite ndahiriye muri iri vu ry'imbunda. Uwo muntu nzamurimbura. Imbunda zigomba gutungwa n'abasirikare cyangwa se n'abandi bantu bakoresha imbunda neza. Uwo munsi umugabo yarariye aravuga ati uko umugore wanjye yapfuye abona nk'umucunguzi ngiye kuba umucunguzi w'abantu no kugerageza ngo imbunda ntizizongere kujya mu maboko y'abantu babi. Umugore waracana nako umugore racana igihe cyose yabayeho ubuzima bwe bwose bwari ikinyuma ariko amaze gupfa byatumye ubuzima bw'umugabo we bubona icyerekezo yayisaba indwanyi. Gwero uwo munsi ngiye guha icyifuzo cy'umugore wanjye agaciro ubwo yapfuye ntabwo azongera kubaho ibyebe bigenda byica abantu uko byiboneye ngiye kubihagarika cyangwa ngerageze ngo imbunda ntizikajye mu maboko y'abantu babi. Ngiye gutabara ubuzima bw'abantu. Buri mbunda yose iri ku isi ngiye kugerageza ijya biri mu maboko y'abantu bari responsable b'abantu nyine bazikoresha barinda ubuzima bw'abantu. Nta buzima bw'umugizi wa nabi cyangwa se icyebe kizongera gutunga imbunda mu gihe ndi ku isi. Ngiye kugerageza abantu babe ntibazongere gutunga imbunda. Wera icyo gihe nibwo yarahiye ko abantu bose bagurishaga imbunda mu buryo butemewe bari bazitunze mu buryo butemewe bose agomba kubahagarika akajya zibambura ahubwo akaba ari uzibikira. Niyo mpamvu uyu mugabo twabonye yajyaga yiba imbunda akazizana akazibika hehe mu rugo iwe muri stock aho kugira ngo zijye mu maboko y'abagizi ba nabi. Burya yari yarafashe icyemezo cyo kuba umuntu muzima. Reka tugaruke wa munsi rero bamurasaga. Bini byabaye umwaka ushize. Barakwereka special force bano bari abasirikare bakomeye batojwe kugira ubyamere neza. Igisirikare cy'Ubuhinde ni igisirikare cya gatanu gikomeye ku isi. Igisirikare gihambaye buri abahinde ntukabone ngo baca amazi. Ni igihugu cy'igihangange gikomeye gifite n'intwaro zikomeye cyane n'abasirikare bambaye cyane. Umunsi ya marembo tutajyaga dukingura atarinjirwaga n'ubonetse wese nta n'agapapuro kinjiragamo. Ayo marembo special force yarayaturikije amarembo ari hasi Godzilla barayishe we. Bano bakomye amashyi naho muri ministeri y'umutekano bari kubireba. Ewana twagiye twende bagabo urabe kani walakana munde terroristlu ayudalu ariko mbere yuko abashinzwe umutekano binjira byabyebe umukafiri baramurashe. Special forces kanna reka twinjire tujye gufata ziriya mbunda mbere yuko polisi zifata. Byabyebe nibyo byahise banza mbere yuko special force yinjira ngo bijye gufata za mbunda. Special force జరిగిందంచనా వేయడానికి special force awukanya yahise banza gutuza. The rogue batch hari amabandi yinjiye mu gipangu madamu barabwira fandi byabyebe byahise byinjira ngo bijye gufata imbunda mbere yuko special force zibona. Kandi ibyo nibyo uriya mugabo yareraye ako kanya hajya hindi alarm కానీ వాళ్ళకి తెలియంది ఏంటంటే icyo batari bazi ni Sahadev వేస్తాడు కానీ aho kugira ngo atsindwe n'umwanzi yabanza agatsinda urupfu. Ati ntago yapfa ataratsinda umwanzi. Niyo magambo bavuga kuri Sahadev.
mama we bagize bane bacinjira mu gipangu ibyeba bishaka gutwara imbunda kandi yararaye ko nta mbunda izongera kujya mu biganza by'umugizi wa nabi byagenze biti mama we angalia stop 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 fire Sahadev bunda mu mapini jaya mutwaye dore umwana ukunda ry'ifoto wowe dore ifoto mu bintu byose ukora akinene ifoto go go fayo Sahadev fayo Robe filime witonze shiraho intore leta ba selection wakwibaza ngo kuki ashize y'intore ni ifoto nakiryo nakinane Robe tera icyuma kayita shiraho intore itanakije bisobanuye iki na mafiyeri n'utumanyeri ntagaruka itabi yari cyo rigiye kumufasha ariko akinene ko mu bintu ukora kayita gakanga ntaduye akavuga tumuntu uri kutwica tunyweraho n'itabi mugahunga foto ibicenewe itaba ryacisha imbunda yo nayo na mafiyeri yo gukanga haduye akahita natumura agakura y'ibiri do Sahadev fata imbundano fire mubyebi rebe film mubyebi yeah do bimeze biti dore indege umva mumurase mumushyire hasi iyo ni indege mumurase byebe bivayo rebe komeza imbere do mwana kure pisto shirana do kubitamo magazine ahita avayo gutyo uramubona ariko ku ntore Minisiteri y'umutekano mu gihugu yikangamo ariko uzi ko dukwiye kwicara tukiga urebe arabanza afunga igipfunsi punch igipfunsi cye zamura imbunda imbunda ntago muzitwara yabwiye umugore we ko fire go bashinzwe umutekano barareba bamushyira mu gipimo munsi byebe yarabihaye bini byabaye mwaka ushize baravuga ngo dayimoni cy'urupfu ryari byazutse cya kihebe yeah fata grenade mu kanwa shot yeah Do you have him on your side? uri kumubonara abo mu ndege turaho mu ndege nora babona turaho mu ndege dore indege furusoro yeah baramurashe uyarabareba ariko leta itangiye kumenyera kandi yababwiye ko niwe na leta bitagomba kuhagera leta itangiye kunyinjirira arabareba Jay Bali igitambo niyo magambo yavuze Jay igitambo gisobanuye iki uyu hari ibyo yakanze amaze kubikanda ko yaramaze kubona ko leta itangiye kumwinjirira leta inyinjirire igitambo arangije atunga agatoki agitunga agatoki cya kibumbano cy'ikigirwamana kiri mu mbuga ye bya bigirwamana basenga hazamuye agatoki nacyo kirahatunga ku bashinzwe umutekano iyi special force ubundi ninjye wayimenyereje yayitunze agatoki bikangamo ko kanya urabe bunda zivamo do barikanga sirikare b'igihugu Minisiteri y'umutekano mu gihugu irareba Yesu Kristo Yesu Mawaripuro iyi ni intambara yera ntabwo twayitsinda niyo magambo muze yavuze ati uyu mugabo ari kurwana intambara yera dore nyuma y'ikigirwamana urabizi
habaye amarorerwa, kuri uwo musozi habaye amarorerwa. Umugabo yiyeretse isi abereka impamvu igipangu cye na leta itemerewe kukigeramo. Babyita gukora mu mitana ukiyereka abatanazi. Yarabiyeretse atunga no hejuru. Kajugujugu y'igihugu arabanza nayo abort. Je yareba umugabo mbere yo kurasa leta aravuze ati reka ntanga igitambo. Muri make ubwo n'abasirikare bashaka babigenderemo ni igitambo, ariko Kaduyi atazigera atunga imbunda. Igitambo. Uwo munsi ababonye ibyabereye kuri uyu musozi iyo babyumvishije, niyo mpamvu ubona batitira. Bahuye n'ikigabo kimeze nk'ijini gikubita abasirikare b'igihugu, kikabakubitana n'ibyebe, kikabakubitana n'inyeshyamba, bose bakicara bakiga. Minisiteri y'umutekano mu gihugu nayo yaricaye ibura ikivuga. Aba nibo biga ingamba ngo z'umutekano mu gihugu, ngo mwanzi twamurwanya gukika. Baricaye nabo bariga. Mugabo umugabo ibaza umugabo ariko kurashisha ikiganza bya bindi mujya mwigira. Barashishije intoki zidafite imbunda. Rebe yarabwiye ati iki gipangu cyanjye, arongera ikigirwamana cye aragifunga. Ibyo basenga hariya nitwe tubisebya tubyita ibigirwamana, ariko babyita Imana. Arangije arongera yubura geti mu gipangu iwanjye. Nababwiye ko na leta itagomba kuhinjira ngo imenye ibihabera. Kure y'igipangu cye cyanditseho danger de mort, renga nkumene. Hano hari imbwa iryana, ariko kuki leta itabibona? Leta yahise ibibona uwo munsi. Minisiteri y'umutekano sibona ko ari mu gihugu bafite igipangu kirimo imbwa iryana. Umugabo agupereza irembo rye wenyine. Abashinzwe umutekano baricara bariga. Arongera dore ku gipangu handitseho ngo danger. Arongera arakinga. Renga nkumene. Oya ntago tuzongera. Renga nkumene. Yangiye leta niyo yakongera kuntuma nayisuzugura. Niko abasirikare batashye bavuga. Ubundi itegeko oda ni oda mu gisirikare, hano abasirikare bararayi. Hano ntago tuzahagaruka. Dore minisitiri uyu ngo niwe ufata ingamba mu gihugu z'ukuntu umutekano ugomba kugendamo. Nawe yagizemo ubwoba. Kujya tujya kureba uriya mugabo akatubwira icyo gukora. Bagize ubwoba. Nabonye intambara nyinshi n'umusaza. N'ubwa mbere mbonye intambara irimo umuntu ufunze umutwe w'umusazi unateye ubwoba. Yarongeye yegeka, ongeye kuba nduhuka nimwongere kunsteresa. Kandi sha atane kapari atani dadi manshi lopaleke eladam. Uriya mugabo yari imbibi, yari umurongo ntarengwa, yari n'umurinzi w'umurongo ntarengwa. Cyaraziraga nimba avuze ngo hano ntimukarenge ngo muharenge. Mube leta, mube bande abababujije. Dadi ayudam bayitike radam. Ikindi ntiyashakaga ko ziriya mbunda ziri mu hariya. Yaramaze kugenda kura mu bagizi ba nabi, zari nyinshi cyane ibihumbi n'ibihumbagiza. Ntabwo yifuza ko izo mbunda zizajya mu bukwe y'abagizi ba nabi ngo bica abantu. Ashaka imbunda zajya mu bantu. Mutoke kure mwabibwamwe. Yabatunze agatoki urebe. Yabatunze agatoki. Toka kure mwabibwamwe. Arasuzugura. Tuyungire yitoco. Uvuga rimwe tukumva kabiri. Mabuja. He's not gonna give up. Uyu mugabo ntago ari buze gucika intege. Nitwinjira imbere twese aratwica. Ameze nk'utubabariye. Madam. Uburyo bumwe busigaye ni bumwe. Airstrike. Nuko mwakohereza airstrike. Mbega bohereza indege barizo zimuturitsa. Bya bitege bya kirimbuzi biza binaga ibitwaro bya kirimbuzi bite bimwica bimurangiza. N'umugizi wa nabi. Kandi ari mindani. Reka tumwoherezeho misiri. Bahise bahagurutsa. Ubuhinde bufite igikoresho ni igisirikare cya gatanu ku isi gikomeye. Bahise bahagurutsa indege. Ubuhinde sha urabuzi.
bahise bagurutse indege zize zirasa umusore dore imbunda yari afite hano barikanze baje kumuhanduramo isasu rebe 10 సంవత్సరాలు 56 ఆపరేషన్ imyaka 10 operasiyo zigera muri 56 16 దేశాలు bitse imbunda ibihumbi n'ibihumbagiza hano ఏం తెలిసిన ఇదంతా చేస్తున్నావు దేశం వేషం ibyerekeranye n'imbunda nk'izi ngizi ubiziho iki uzi ibyago zateza zigiye mu biganza by'abantu babi నేను వదిలేసింది ఆ ప్రదేశాన్ని కాదు ఆ ప్రపంచాన్ని jewe isi muri rusange nayisize inyuma nibibi byose nakoraga nabisize inyuma సంవత్సరానికి కోటికి పైగా ఆయుధాలు తయారవుతాయి buri mwaka hakorwa imbunda zigera muri mamiliyoni n'amamiliyoni official గా కంటెడ్ ibihugu bigura kimwe cya kabiri igihugu kigura kimwe cya kabiri cy'imbunda ziba zakozwe మిగతా సగం బ్లాక్ ikindi gice cy'imbunda ziba zakozwe kigurishwa mu bagizi ba nabi ఇల్లీగల్ గాల్లో ఉన్నాయి bivuze ngo imbunda zirenga miliyari ziri mu maboko y'abagizi ba nabi hano hanze ku isi అమ్మకానికి ఉన్న ఆయుధాలు bivuze ngo muri iyi si dutuye yuzuye miliyari isi yacu irimo miliyari 8 z'abantu 50 కోట్లు ariko imbunda ziri mu baturage cyangwa se ziri hanze mu buryo butemewe n'amategeko zigera kuri miliyari 8 n'igice bivuze ngo buri muntu uri ku isi తుపాకీ abarirwa imbunda కాపాడమే izo nizo mbunda zica abantu kandi izo mbunda zigurwa make ఓడ కట్టకపోతే izi mbunda tutazihagaritse పోతే nta kintu cyazazihagarika abantu bazakomeza bagapfa మహమ్మారి bakicwa n'imbunda మరణాయుధాలకి చనిపోతారు bega hano hanze hari icyorezo cy'imbunda mu baturage ఇది niyo mpamvu nzifata nk'uku nkazizana nkazibikana కాకపోతే ఆపుతా kandi ninjye ugomba kubihagarika ఆయుధం దారి తప్పడమే దారుణానికి పడే మొదటి అడుగు imbunda iyo igeze mu maboko y'abantu batakagombye kuba bayifite biteza ibyago mu isi aya ni amafoto y'ibyabaye mu 2008 ndakeka mu buhindu bw'abantu benshi bapfagwa రోడ్లు హోటళ్ళు గుళ్ళు స్కూళ్ళలో izi nizo mbunda zigenda zikajya mu muhanda zikica abantu mu magari ya moshi mu bigo by'amashuri mu mahoteli బిళ్ళల్లోకి వస్తాయి babidatinze izi mbunda zizagera no mu mazu yacu zitangire kwica abantu batangire kuzitunga utongare n'umuntu umugabo yitarasa umugore గన్లు ఎక్కువ ఉన్న అమెరికాలా కాకుండా ntabwo dushaka ubuhinde bwacu buba nk'Amerika buriya icyorezo kiyugarije cya mbere nimba mujye mukurikirana amakuru ni ubwinshi bw'imbunda buri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho usanga buri rugo rutunze imbunda aho umuntu murakaranya guteretera sheruka yitukora mu nzu kayita umurasa mbega abantu benshi barapfa ku bwinshi bishwe n'imbunda nicyo cyorezo kibugarije cyane uyu mugabo akavuga ati sinshaka ko n'ubuhinde tuba nk'Amerika nabo byarabacanze abanyamerika n'imbunda zabo baricana nta mutekano bafite nubwo bajya kuwurindira ahandi తనకు పోయినోళ్ళకి బిడ్డ ఎలా ఉన్నావని కాల్ పోవాలి కానీ మీ బిడ్డ కాలుపుల్లో చనిపోయిందని కాల్ రాకూడదు ntabwo nshaka ko abana bazajya bajya kwiga bakakira telefone zivuga ngo umwana wawe ngarasiwe hano ku ishuri ngira ngo uza abana mu bihugu bya Amerika n'ahandi umwana azana imbunda ku ishuri akarasa abanyeshuri bigana nawe wenda baramunyuzuye mujya mubibona mu makuru ati sinshaka ko mu bindi icyo gihe kizagera aho umwana azajya ku ishuri umubyeyi akakira telefone ivuga ngo umwana wawe yarasiwe ku ishuri oya ndashaka umubyeyi azajya yakira telefone imubwira ngo umwana wawe ari kwiga neza ari gutsinda ari kwitwara neza ibyo nshaka కుటుంబంలో ఒకరు చనిపోతే రెండు సవాలు iyo urupfu rubaye muri famiye abantu babiri baba bapfuye పోతుంది ఇంకొకటి కాలి muri famiye iyo umuntu apfuye umwe abapfuye ariko usigaye muri famiye nawe abapfuye ahagaze ukasigarana agahinda gakomeye icyo gisobanuro cy'urupfu mu muryango ibyo nashaka బాధ్యత తూట అంటే ధైర్యం రావాలి అలా imbunda zigomba gusobanura uburinzi isasu rivuye mu mbunda rigasohoka ritanga ibyiringiro ku muntu ryarinze uyu munsi wa none hari umuntu ukubwira ati ubona abasirikare akabona ibyiringiro nyine akavuga ati bari abantu barantabaye bangize gutya narabiboneye bari kuntabara uyu mugabo nikivuga ati umuntu wese ufite imbunda agomba kugaragara nk'umurinzi cyangwa se umuntu urinda abantu isasu rivuye muri iyo mbunda rigaha ibyiringiro abo bantu yararinze apana kuba imbunda yabiri mu maboko y'abantu babi ibyo nashaka muri iyi si imbunda kigera mu biganza by'abantu babi ibyo gusa సంబంధం లేని కారణానికి మన వాళ్ళు కళ్ళు uzi uko bimera kubura uwo wakundaga hejuru y'impamvu idafatika ngo yahuye n'umuntu aramurasa we ntabwo wabyumva ఆయుధంతో విధ్వంసం చేసేవాడు రాక్షసుడు uwica abantu akoresheje imbunda agomba kwitwa dayimoni ariko utabara abantu kugira ngo imbunda zitabica agomba kwitwa imana kandi imana ni ikintu cyera ఈ ఆయుధాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో izi mbunda ni igomba guhitamo aho zijya kandi zigomba kujya ahantu nizeye ko zizakora akazi kazima zizarinda abaturage uzashaka kuza gukora kuri izi mbunda rero azijyanye mu mpamvu ze bwite
nzamwica ntawe uzazikoraho, nzakomeza nambura n'abandi bazifite mu buryo butemewe, nzizana hano nzidepa. Sadev Pratap, dore Pratap, ibi ni ibyabaye umwaka ushize bari kutubwira. Arebye hano ku marembo, papa wa mukobwa yateye inda bakabyarana, bakoze n'ubukwe wa umupolisi Pratap. Ni nawe mugabo twabonye bafunguza muri gereza, kabakwereke kugira ngo uribuka uvuga imbunda yazitabaraga zikica abantu. Uyu mugabo nari hageze asanga zishe kakana kari agashuti ke, nta kana bajyaga bakina kigishwaga n'umukobwa we, akana kigishwaga n'umukobwa we Kamarene. Umukobwa yari yabipfiriyemo yirereye, babanye. Umukobwa akaba rero waraje gushakana n'ikigizi cya nabi. Uyu mupolisi yaragiye kunywera amayoga, ni muri Polande, kunywera amayoga atangira kujya yica bya byihebe byose yihanira. Yatangiye kwihanira yica bya byihebe byose byari byaje birasana umukobwa we yigishaga. Ni umupolisi yaraje arabica bose yarabishe. Ibi ni ibyabaye. You have killed 12 people. Wisha abantu 12 wakoresha imbaraga za polisi mu buryo butemewe. Kubwiyo mpamvu ugiye gufungwa. Umupolisi nuko bamufunze, niyo mpamvu twabonye Sahadev amufunguza. Yafunguzaga sebukwe, ariko sebukwe uwo munsi umwaka ushize nawe yaje kumwirebera. Umureke yinjirira ni data bukwe nubwo umugore yapfuye. Yarinjira. Yeah. పదేళ్లలో కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్ నుంచి ప్రపంచంలో imyaka 10 ishize కంట్రోల్ చేసే రేంజ్ కి వచ్చావు. wari umwicanyi, none nari imfunzwe, none ndabona usigaye wicururiza imbunda. ఇండియాస్ పవర్ఫుల్ బిలియనర్ ని వాడి నన్ను బయటకు watumye umuntu w'umukire cyane aza kumfunguza muri gereza. నన్ను విడుదల చేస్తే క్షమించడానికి ntukeke ko ndi bukubabarire kuba waratumye umukobwa wanjye apfa. జ్ఞాపకం కాదు, ko ntago ari byo bintu watumye nibuka nkwibukiraho. Ni inkovu waneye కళ్ళ ముందున్న nguhagaze imbere wa mugabo, umukobwa wawe yapfuye kuko kubera njye. Fata imbunda ndasa పోవాల్సింది ntago ukwiye kwicishwa isasu rigabura ari kwica vuba ukanapfa urupfu rwiza. Yahise amutamu umupolisi. Uyu ni sebukwe. Abasaza dusigaye కూతుర్ని దూరం చేసి watandukanije papa n'umukobwa we, తల్ని తలకిందులు చేసావు, ఇంకా మరణ హోమం wateje ibibazo byinshi. Ni sebukwe ariko barangana. Muri iminsi se suzi ko abagabo murongora abakobwa bakiri bato, riga nta mugabo usaza. Umwana w'imyaka 21 ufite senkani turamuguha twebwe, pfa kuzamufata neza. Yaramukubise uwo munsi uyanze kurwanya sebukwe. Nta muntu ukubita sebukwe kirazira. 10 ఏళ్ళు వెనక్కి తిప్పుతాను. ప్రతి ఆయుధం వచ్చిన izi mbunda ndazohereza aho wagiye uzikura hose. Acyumva iryo jambo. నదది ఆశయమైన Ibyo wazibikiye hano ntago ari cyo zingiye kuzikoresha, ndazisubiza aho wagiye uzikura hose. Yahise akubitwa kivuga ngo imbunda zirasubira aho yazikuye. Yuvuze ku mbunda ngo zirasubira mu bantu babikanda ari isezerano yahaye umugore. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో Umva, ibiro bigera muri 12 cyangwa se ibigo by'ibihugu 12, guverinoma 16 zananiwe kumpagarika ibigo by'ubutasi bigera muri 12. Ubwo nyine harimo za CIA, za MI6, harimo za Mossad n'ibindi byinshi cyane, za Rozo mu Buhinde, CIB byose, FSB, ibyo bihugu byose, za RIB zananiwe kumpagarika. Niko yavuze. నేను కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే ఆగినట్టు రికార్డే లేదు. ఈ కాంట్రాక్ట్ నా భార్య చూసిన కళ. kurinda izi mbunda zikazajya mu maboko y'abantu bazima ni indoto nasigiye umugore wanjye. Iyo ni kontara y'ubuzima bwanjye bwose nasinyiye n'umugore wanjye. Nubwo uri data bukwe nawe nabikuziza. కాదు, దేశం వచ్చిన ఆపుతా. Igihugu cyose niyo cyaguruka ngo kije kurwanya ntago cyansinda. Kuri iyo ntego nihaye, ntago imbunda zigomba gusubira mu maboko y'abantu babi. Afata sebukwe. Umva, narongoye umukobwa wawe ntago ari narongoye. Narongoye umukobwa wawe ntago ariho narongoye. Sebukwe ava afite umujinya. Punch! Bunda zizamuka mu birere bipasa gutyo bose nindwanye. Kubita sebukwe igipfunsi. Nimba atamwisha aramufunga, arabanza muriraho n'ifoto, arabanza muriraho ifoto. Sebukwe
arongoye umukobwa we ntago ari narongoye sha izi mbunda yarahiye ko zitazongera gusubira mu maboko y'abagizi ba nabi వరకు పగ బ్రతికించింది ఇకపై ప్రేమ బ్రతికించాలి kwera iki gihe cyose wari umaze umukobwa wawe imyaka 10 irashize apfuye wari ubayeho ufite ibyiyumviro byo kwica ari byo byiyumviro ufite ariko ndagira ngo guhera uyu munsi utangira ube ufite ibyiyumviro byo gukunda రేపటి కోసం uri umupapa ukwiye gukunda buri munsi ujye uba ufite ibyiringiro byo gukunda no gukunda gusa పటి కోసం వెయిట్ చేయడం nta muntu n'umwe mfite wo kuba nakunda uwo nari mfite n'umukobwa wanjye watumye apfa I hit a shot it's business iyo ndashitsasu biba ari business when I miss a shot iyo mushije biba ari intego iyo ndasha umuntu nkamuhusha biba ari intego ngwino nkubwire mbega muri make nta kintu njya nkora kidafite impamvu 10 సంవత్సరాలుగా ఒక జీవితం imyaka 10 yose ishize uri muri gereza నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ubuzima bwari bugutegereje nubwo weho wari warihebye ngo umukobwa we natumye apfa ariko ubuzima bwari bugutegereje yamukoze ku rutugu yarumirwa ati ubuzima bwari bugutegereje వల్ల జరిగిన తప్పును సరిదిద్దడానికి Sahadev uwo munsi నేను తీసుకున్నాడు yafashe umwanzuro utafatwa n'undi muntu niyo yaba ari gukosora amakosa ye ఆ నిర్ణయమే aho rero nongeye kukubwira igitabo cyawe kigahita kigera ku iherezo చెప్పగలిగేది umuntu wagusobanurira uwo mwanzuro byagusaba kujya mu Bwongereza ukabyirebera umukobwa yaje mu Bwongereza arabyirebera abona wa mugabo hari akana k'agakobwa basigaye bari kumwe muraho yaje kureba wa mugabo umukobwa ari kuzenguruka ibihugu byose ashaka inkuru ngo azaze gutanga మీకోసం ఎదురు చూస్తున్న లైఫ్ ఎవరు ese nubuhe buzima bwari bugutegereje imyaka 10 bakubwiye umwaka ushize ubwo waruvuye gereza kugira ngo nusuze inkuru yanjye ikaba gusubiza inyuma imyaka 15 ishize muri Denmark y'abakiriya bagura bonema muri Denmark ubundi ku isi yose mbafite y'abakiriya kosha చూస్తున్న జీవితం ఎవరు gasobanuye nasanze kariro kare koko none ubu wa mugabo impamvu babwiraga ngo ubuzima bwari bumutegereje తొందర ఎందుకు స్కూల్ బెల్ మోగని inzogera yarasonye uyu mugabo baramubwiye ati ibintu byo kwihorera bireke wikweba ngo umukobwa wawe yarapfuye yaravuye muri gereza maze imyaka 10 ari muri gereza baramubwiye ati wikwiheba hari ubuzima bugutegereje barakwereka hari akana kasotse mu ishuri gafite bombo kamubonye nakana gato he film papa akana kaje kamwita papa turashize papa umugabo arumirwa nateye inda ryari papa utegereje iki kuhagazaho kuki watinze Sahadev ako kana bakita Bumi nakana ka Sahadev yibyariye ariko yarakagwaye ngo kabaga kobwa kawe నీ జ్ఞాపకాలే yakareze ngo kazakwibuke nikazamwibuke జరిగిన నష్టానికి ako kana ni igiciro uriya mugabo Sahadev umukwe wawe aguhaye kukuba yaratumye ubuzima bw'umukobwa wawe butaka cyangwa se umugore wapfa afasha umwana waramuguhaye ariko ngo uburyo yari yaramurezemo biratangaje byo bitangaje నీలాంటి తండ్రి తనకు హామీ umubyeyi nkawe niwe ufata umukobwa akamufata nkaho ari isi ye niyo mpamvu Sahadev yareze uwo mwana akamurera nkaho azamuguha atazigera mubera se reka bakwereke wa munsi bw'umugore we yari atwite umugore yarapfuye ariko ubuzima bw'umwana wari uri mu nda bwo barabutabaye మళ్ళీ niko byagenze రచన చనిపోయే ముందు mbere yuko Rachana apfa ప్రతిరూపాన్ని సహదేవ్ yasigiye ikimenyetso cy'urukundo Sahadev yasize amubyariye akana k'agakobwa ఆ పాప ఏ లోటు లేకుండా పెరిగింది ako kana k'agakobwa kakuze Sahadev atajya ahura nako agahamagara kuri telefone gusa నీతో మాట్లాడుతూ akajya agahamagara kuri telefone మామకి తోడుగానే ఉన్నావు ariko nakabwire ko ari we Sahadev akakabwira akakereka ifoto ya Sebuko akabwira ngo ni ngewe uyu nguyu muri kuvuga na papa wawe n'uyu kuko Sebuko yari ari muri gereza nyine ngira ngo uri kubyumva papa mbega sogokuru wakana niwe bohererezaga ifoto bakamubwira ati niwe papa wawe akajya akomeza amuvugisha amubwira ati ninjye papa wawe muri kuvugana dore ifoto yanjye ndi kure ariko tuzahura akana kakuze kavugana na papa wako bandikirana babonana uyu ari muri gereza bamutegurira kazava muri gereza akaba ari uhura na kare akana kakarira kuko akana kazaba kazi ko uyu nguyu ari we papa wako ntabwo kazaba kazi ko yari sekuru wako kuko kabaza icyo gihe ibintu byinshi mbega ni nk'inyiturano Sahadev yamuhaye yuko yatumye umukobwa wapfa yamwituye ubuzima bw'umukobwa agafata umwana we byari ukamu undi muntu ngamurere ni Imana ikomeye ubumuhaye akana karamubonye కూతుర్ని త్యాగం చేద్దామనుకో icyo gihe nibwo nabonye ko igitambo cyo umukobwa wanjye yarapfuye నేను నా పగ aho kugira ngo mbe mfite umutima mubi no kwihorera uriya mugabo అన్ని yampaye umwana we yabyaranye n'umukobwa wanjye nga mbere umukobwa wanjye murere నా కూతురు కనిపించింది umukobwa wanjye nongeye kumubona muri aka kana ariko ntago kari kuzakura kamwita sekuru kagomba gukura kamwita papa kuko kazi ko yari we papa
akana ngakari urumva Sahadevu yigomwe umwana muri macura mwana ntazigera amenya ko Sahadevu anabaho చూసినప్పుడు ఆ కుండ మీద బూడిద తప్ప నాకేం kubwo najyaga kurira musozi ntasanze ivu gusa ఆ రోజు రాత్రి ఆయన ఎలా చనిపోయారు wa munsi rya joro bahatwitse gute Jay hagiye dufite shyiraho ibiturika bituritse hano hantu ushyiraho ibiturika bituritse hano hantu అతని చావు కూడా uriya mugabo nta muntu wamutsinda cyangwa atsindwe no gutsindwa k'uwo munsi niwe wari wabipanze తనను ఆపడానికి మిసైల్స్ అవసరం లేదని కమ్యూనికేట్ చేశాడు yarababwiye ati ntago ari ngombwa mwohereze misile కూల్చాలని నిర్ణయం we తీసుకున్నాడు yarababwiye ati mwari mugiye kohereza indege ngo izirimbure hano hantu ariko ngiye kuhiturikiriza nicyo kintu yabwiye leta టర్ల రేడియస్ వరకు ఎఫెక్ట్ yashyizemo ibiturika పవర్ఫుల్ డెటోనేటర్ లాంచ్ చేశాడు ngo bize bituritse aho hantu yanzu nawe ayicayemo yaravuze ngo iyo nzu iturike niko yabwiye leta ati si ngombwa muze muhaturitse reka nze miturikiriza yaziriya mbunda ziturike no kugira ngo hagire umuntu n'umwe uzitwara abari barimo imbere bandi bose barasohotse baba polisi bandi bose yarabaritse barasohoka we yasigayemo imbere aho za mbunda zari ziri aho kugira ngo zizajye mu maboko mabi azituritse n'imbunda ibihumbi n'ibihumbi agize azamara abantu yeah War Base Prime Station. Tejas 23 about. His detonated. iyi ndege bahise babwira tuwe subira inyuma nushaka usubira inyuma yagiye kuhiturikiriza aho utanaturikirayo urebe ya nyubako yose we ubwe ya nyubako yamuvunnye yayihinduriye uburere yarayiturikije yeah ibyo ni ibyabaye uwo munsi yeah urebe wa musozi wose yari yarafashe akawukaba uwo munsi waraturitse అతని అర్థం చేసుకున్న నాకే అతను చనిపోయాడంటే అసలు నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ariko nk'umuntu uriya mugabo wamwumvishije neza nkurikije amakuru maze kumwumvaho ntago nakwizera ko yapfuye మొండోడికి ఈ ముగింప uriya mugabo ukuntu afunze umutwe n'ukuntu njye namwumvishije mwese mwamumbwiye ntago yaba yarapfuye పరిస్థితులలో అతని ఆనవాళ్ళు ఒక్కటి కూడా దొరకదు kuki nta murambo we twabonye ఇయర్స్ మిషన్ ప్లాన్ nabo batangiye kubyibaza cyangwa yari afite ahantu ho gucikira ఎగ్జిట్ ప్లాన్ చేసుకోవడం bora ntaho yari afite ra నేను నీలాగే నమ్మలేదు nanjye ntago nizera ko yapfuye pe ramurara ntago yakwituritse తర్వాత రోజు ఈగల్ మనుషుల్ని వెతుకు kubera icyo gihe natangiye guhiga igo n'abagabo be అర్థమైంది ariko nibwo naje kumenya ko సింగిల్ మ్యాన్ ntago yari umugabo umwe wakoraga ku giti cye డెన్మార్క్ లో 12 మంది షాట్ డెడ్ muri Denmark abantu 12 bapfuye అయింది n'imbunda zabo zirabura isasu niri ఆపరేషన్ డెన్మార్క్ operation Denmark పూర్తయింది arabura gato ngo tuyirangize uriya mugabo ntago yakoraga wenyine uriya mugabo gahunda yari arimo yo ku yaje hano I ended many eagles. ba igo benshi nagiye mbica I ran the Denmark. Denmark ni njiyobora nzakomeza nyicururizemo imbunda ninjye uhitamo ubuzima bubaho hano muri Denmark ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ igo ni systeme అంటే ఒక kandi buri systeme yose igira igisirikare biriya bya twavugaga ngo igo ngo ni umuntu wikorana ku giti cye uri kurwanya bino bintu byo kugira ngo imbunda zicike ku isi zijya mu maboko y'abantu bazima igo burya ngo ntago ari umuntu igo ni systeme buri igihugu nacyo ni systeme kikorera kuri systeme y'umutekano y'ubukungu y'ibiki ibintu byose ni systeme nyine bari nini cyane hano rero nibwo badusobanuriye ngo igo burya ntago ari umuntu igo ni systeme kandi buri systeme igira igisirikare ukanya hari yaparitse ఆర్మీని నడిపేది నాయకుడే కాదు igisirikare cya igo ntago kiyoborwa noneho n'umwafandi usanzwe kiyobowe n'umunyagitugu igo igisirikare cya kiyoboje igitugu ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నది buri muntu wese ari mu gicucucucu cyo munyagitugu abantu benshi mukeka ko bagukorera baba bakorera igo bari muri systeme ya igo kandi ujya bango అక్రమాయుధాలు ఆ నియంతని దాటలేవు intwaro zitemewe n'amategeko ntago zari zikibasha తను ఆయుధ bazaca mu murongo utemewe నలుగురిని హతమార్చేది కాదు intwaro ntago ari zo kwica abantu wa mwari muri byo yatangiye kujya yigisha ఆయుధం intwaro ni zo kuyobora abantu mu murongo muzima ఇచ్చాడు uriya mugabo yaragiye aba ibyiringiro byo kongera kubaho neza
kw'abaturage bo kuri wa musozi ipamba ryabo batangira kongera kuricuruza ndetse baramusenga ku musozi ఆలోచించేలా చేశాడు ndetse uriya mugabo yatumye na guverinoma yongera gutekerezamo uburyo yakoragamo strategy yakoragamo zo kurinda intwaro ngo zitagera mu baturage భూమి మీద లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి విపత్తులు అవసరం అతను అవసరం uriya mugabo yabaye nk'igisubizo kigomba gutuma tumenya ukuntu twongera kuringaniza ibintu bikajya ku murongo uriya mugabo Igo ari buri hamwe yabaye umuntu uri buri hamwe kuko Igo ntago yakoraga wenyine Igo ngo ni systeme n'uyu munsi wa none aracyariho kandi systeme ye ni umunyagitugu ku buryo abantu bose bamukora nibemerewe no kureba isura ye yabageze imbere barunama batazanamenya isura ye menya isura ya kurasa అతన్ని కలవచ్చా nahura nawe కనపడ్డావు uriya mugabo ntago agaragara ariko abera hose icyarimwe Igo abera hose icyarimwe n'ikigo cy'amashuri kirano kiri ikimenyetso kimeze nk'ari ikigo wagira ngo nacyo ni iki nicyo wa mwana yigagamo uriya mugabo ngo abera hose icyarimwe ariko ntago wamubona ibyo bintu ubundi tubizi ku Mana systeme ikorera buri hamwe arashaka guca intwaro ku isi zijye zijya mu maboko y'abashinzwe kurinda ubuzima bw'abaturage wabona muri kano kanya ari no kutureba anatwumva abera hose icyarimwe kumbe ko kari kubanywera icyayi inyuma we ari kubanywera icyayi cy'u Rwanda inyuma yaba bumva yipowe ngo abera hose icyarimwe ababumva yipowe ababicaye inyuma bumva buriya nanjye mba mbumva mbabona kamabwira ngo Imana ibaho umugisha ఫైల్స్ లో ఉండడం కన్నా ఈ తరం పిల్లలు inkuru umukobwa icyo yakoze buriya nakubwiye ngo hari abantu bazi ubwenge umukobwa yaragiyeho kugira ngo inkuru ayisohore bisanzwe mu kitangazamakuru yaragiye yandika igitabo kuri Igo icyo gitabo arangije aragenda aragisohora icyo gitabo kiragurwa cyane ujye muyiga inkuru muyivunikira డేంజర్ డీల్ చేయాల్సిన హీరోలు వాళ్ళు hari intwari nyinshi muri kano kanya zizigira kuri Igo zirinda hazaza h'isi n'abaturage ఈ రోజు హీరో గురించి తెలియాలి ndetse intwari zazaza zigomba kwigira ku ntwari z'uyu munsi dufite cyangwa izahahise ubundi niko bigenda reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha mwibuke kugura abonema ku gasobanurifilms.com kode wishyura narabibabwiye ukabona kutwandikira kode wishyura y'ibihumbi 7 iyo kode ni 046 536 filime ntago irarangira wenda aje dukomeze kanze turebe we hari amagambo bisa nkaho tuzabona igice cya kabiri ari amagambo numvishije kugira ngo mve amagambo filime ntago irangiye we Sahadev hari ikigabo cyavuze ngo Sahadev nimba ushaka guhagarika icyorezo cy'intwaro niwe wa mbere zigomba kwica iyi ni intambara wahamagaye witangirije ubwawe hari uwaje none haturitse hirya no hino akoresha ibitwaro bya kirimbuzi urayahagarikaga imbunda ariko hari abaje none baturitse ibitwaro bya kirimbuzi hirya no hino ku isi baturitse hirya no hino yitegure Sahadev ndakuziye Sahadev yamenye ko arabaturikije intambara nibwo itangiye niyo magambo Sahadev yavuze intambara nibwo itangiye మీకు తెలిసింది మధ్య పేజీలో ఉన్న మార్గశిరమ్మ urebe ముందు పేజీ intambara none ikomeye arayihagarika ate utazacikwa n'igice cya kabiri Sahadev avuze ngo intambara nibwo itangiye iyi nkuru izarangira mwese mwiboneye ko ari uri hejuru y'ibintu byose ari we Igo kabiri intambara y'isi yose wahagarika imbunda mu baturage wenda birashoboka ariko se birabitwaro bya kirimbuzi byo kuza abantu bagaturitsa noneho imijya apana kurasa abantu bake byo azabihagarika ate igice cya kabiri cya Igo uzagisanga ku gasobanurifilms.com ariyo mpamvu muramubwira ngo buri kwezi jya ugura abonema buri cyumweru wishyure kuko ntiwamenya akanya kariho kose ndatungurana nkagutungura usinzira utaraguza abonema ukazumva ngo natayeho ya filime y'ibihe byose kuri kode wishyuraho ni 046 wakwishyura n'ikarita waba uri hose ku isi ufunguye website watwandikira ku ma WhatsApp ari kuri website cyangwa kuri 82351516 nabwo tukagutamo Imana ibaho umugisha